Turongeye turabasuhuje mwese abakurikiye ibiganiro bya Pax TV, Remy News, ijwi ry'abativugira aho muri hirya no hino ku isi. Muri uyu mwanya twanyarukiye mu ntara y'Amajyaruguru, turi mu karere ka Gakenke, tukaba twanyarukiye nyuma y'aho twamenyeye iby'ubutumwa Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné yahawe umubyeyi we ubwo aheruka kumusura. Ubwo butumwa nawe akaba yari yifuje, ndavuga Cyuma nyirizina, ko bwamenyeshwa abantu bagiye bakurikira ibiganiro bye, kuko ahageze avuga ko ari ku buce, ari mu marembera. Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné nk'uko twagiye tubagezaho bwa mbere, atangira kugira ibibazo, yatangiye kubitwa kugeza n'ubwo yaminwe ingoma y'ugutwi akamara ibyo atumva. Nyuma yaho kandi haje kubamo agahenge k'iminsi mike, ariko kaza gukurikirwa no kongera gukubitwa izindi nkoni nyinshi. Cyuma Hassan yakomeje atotezwa atavuzwa, dore ko afite ikibazo cy'igifu ariko ntabasha kuhemererwa gufata imiti cyangwa se kuvurwa. Nyuma yagize ikibazo cyo kutabasha kurya kubera uburwayi bw'igifu, akaba atarashoboraga impungure za buri munsi, byari ngombwa ko yunganirwa n'ibyo afata muri kantine, ibyo bikava mu mafaranga ye aba afite aho ngaho kuri gereza. Igihe cyarageze rero, abacungagereza bamubwira ko nubwo afite amafaranga atazarya, bamubuza gufata ibiryo ashoboye, yicishwa inzara, iminsi yahita indi irataha. Ibyo byaje kuvaho, biravugwa, arabitangaza abinyujije ku mubyeyi we, baza kumworohereza bamuha icyo kurya, ariko magingo aya ikibazo afite cyo kikaba kiremereye kurusha ibyabanje byose, kubera ko nk'uko abitangaza, umubyeyi bamugezeho yasanze asusumira, atengurwa, atabasha no gufata ikintu mu ntoki, kubera ko nk'uko yabyitangarije amaze iminsi ashyirwa ku mashanyarazi. Ese ishyirwa ku mashanyarazi rya Cyuma Hassan ryatewe n'iki? Rigeze he? Rigamije iki? Rizakiza iki? Ese nyuma yaho navanwa ku mashanyarazi wenda agihumeka hazakurikiraho iki? Mukurikiye ikiganiro, ikaze. Murabona ko abaturi imbere rwose basa n'abadafite akanyamuneza, batishimye. Ntabwo kutishima ari uko barwaye, ahubwo hari impamvu. Ngeze aha ngaha muzehe Rukebesha, nyuma y'uko nabwiwe ko wanshatse ubwo wava gusura umuhungu wawe umusibe ejo, kuko uyu munsi turi kwa mbere tariki ya 31 ukwezi ni ukwa 2022, ukaba warasuye umuhungu wawe umusibe ejo kuri gereza ya Kigali. Nyuma waje kumuhamagara ngo usanga telefone yanjye itariho, untumaho umuntu aho yaje kumbonera ni uwahoze abana Cyuma, arambwira ngo Cyuma yagutumye ngo umutumikire, kandi binyuze no mu itangazamakuru, kubwo agahinda arimo, kubw'ibibazo afite. Ubu nkaba nkugezeho kugira ngo ubashe kumutumikira. Muraho ariko? Buke buke. Muraho mama? Muraho namwe? Muzehe Premian Papa Cyuma Hassan Niyonsenga Dieudonné, amakuru wasanze hakurya iyo kuri gereza ni ayahe yatumye uvuga ngo uramutumikira uko byamera kose? Namusanze ameze nabi cyane. Nageze kuri gereza, nicara aho abagabo basurirwa. Umusiriveri anjana haruguru, ariko niho arasanzwe anjana. Kandi mukato bafite haruguru y'abagabo basurirwa. Ono umusiriveri wari nzamukanye ahamagara undi ngo zana Cyuma, amuhamagara kuri telefone. Biratinda, ndagenda nicara nk'isaha yose, kandi ubitajyaga bibaho. Yageze aho ngaho abaraje, ari gutse akinguye urugi, nanjye gura amaso nahoraga hanze aho urugi ruri. Mbona asohotse ameze nabi. Ameze nabi ate muzehe? Abagukurikiye bashaka kumenya. Ameze nabi. Angezeho turaramukanya, turahoberana, yemara agira ubushobozi, turahoberana. Umusore atwicara uruhande, nuko ambaza amakuru yo mu rugo, ariko arambwira ati njye ndarwaye, ati ngumbe nimeze nabi cyane, ati umutwe ndi kumva uruhande rumwe, ati no gusuzumira, ati ubundi kumva nimbaho yanyishe.
ati bankuye mu buriri kandi kuko yaraje ko yambaye imyenda y'imfungwa naho n'inkweto yari yambaye nka kambambiri z'akaraberamo ntarizo yarasanzwe yambara za superesi iyo aje kuri visite uko umutoza wawe twicaye impande ndambwira nti none urarwaye koko none sinakuja kwa muganga atereka datse bakundi nta bushobozi bwo kwivuza nabona koko atitira cyane mbona ababaye cyane nuko iby'amahirwe niba ari nk'Imana yabikoze uwo musivya wicaye impande yanjye ari guteneka mbona amajwi turavuga abaganye ku ruhande agiye kureba mugenzi we yibwa ntekerezaga ko kuwa mbere bamupfutse mu maso bamujanye hano bamupfutse mu maso bamuvana kuri gereza bamuvana kuri gereza ntazi iyo bari bamujanye bageze iyo bari bamujanye bamucomeka ku mashanyarazi ngo navuge ko ari wahagaritse Ishema TV bamujanye bamufutse mu maso abantu bamujanye se ni mu cyumba cya gereza cyangwa ni hanze ya gereza uya ngo ntazi iyo bamujanye na n'ubwo ntaho ngo yahazi bateze imodoka bafashe imodoka cyane bafashe imodoka kujya ntana bibajije nuko urumva yambwiraga ari kunyanguza kugira ngo adasanga n'undi ari kubimbwira kuko urabona ko nabimbwira nagira none baramumerera nabi nuko kiyambwiye yarambwiye ngo ari gutekereza hari ko yaba stress ni bari ati kandi ese ni indwara ikomeye cyane ati mugundi kumva nta kuntu meze ndi ndembe uko nanje kwabera gahinda n'ikiniga ubwo baraganiye arambwira ati ngo baramubwiye ngo uranga kuvuga ko ari wahagaritse Ishema TV ngo ibintu wigira ngo nushaka ubivemo ngo na Rusesabagina ngo yavuye yari yibona yageze mu Rwanda ngo ngo uzabura rero ngo ariko ngo ntawe urabona ko ntawe wumva ngo tuzakumvisha ariko umugani gwe ati n'ubu bashobora kuba banzanye kubera ko bari bazi uri busuri ngene niyandikije kwa mbere n'ubundi niyandikije kwa mbere mbese uwo munsi niyandikije niho bamujanye ubu kuri umugoroba rero bamuzanye bari bamugari kuri gereza kwa gatanu ku mugoroba bamujyanye ku mashanyarazi iminsi ngahe ngo bamucometse ku mashanyarazi ngo kugira ngo avuge ibyo atakoze akabivugira hese muri gereza cyangwa n'ahandi bashaka kubivugira ngo yakwandika ngo akavuga ko Ishema TV ari wari hagaritse ngo bakamurekura none se ko twe nk'itangazamakuru kumusura ntibikiri gukunda muri ino minsi ndetse hari n'abandi bamusura bakaba babima byafungwa za politika ntabwo ziri gusurwa ahubwo n'abantuze iyo bamumereye nabi bamugiye gukora ibya mfurambi n'abanyamategeko bamwunganira iyo agezeho barabamwima bagiyeyo kabiri babamwima urumva ntabwo yaba hari n'undi muntu wagiyeyo n'ubundi baramubwira ngo cuma ngo yavuze ngo umunsi ngo ntarasohoka ari kubesha ariko bari bamugiriye nabi ntabwo umuntu yabagiye ku mashanyarazi ngo abashe kuganira no kuvugana n'abantu birumvikana byo none ndashaka ko usobanura neza icyo cy'amashanyarazi iyo ukivuga uko yakikubwiye gisobanura ijambo ku ijambo udasobwe kugira ngo umuntu ukureba umuntu ubyumva atayifata nk'aho ari inkuru mbarirano wembwiye ko bamucometse ku mashanyarazi wumva wambwiraga nko kunyanguza y'amashanyarazi sinzi uko bacomeka umuntu ku mashanyarazi ariko uko njya mbyumva ngo bacomeka ku mashanyarazi bakarugonjoka bakavuga ibintu bitabayeho yamaze igihe kingana iki ukuntu kuvuga bamujyanye kuwa mbere ataha kuwa gatanu ubwo nawe wayibara yamaze iminsi 5 acometse ku mashanyarazi ubwo wenda bari baramucomoyeho ariko rero niyo minsi yamaze iyo ngiyo urumva yari yataye n'umutwe mbese nta wamenya no kuvuga ko iminsi 5 yose yari atasubira muri gereza ngo bamuzanye kuri uwo mugoroba buraca ndibujeyo ubuse ntibaba baravuyeyo bakamusubizayo nabyo byashoboka
Minisitiri Gashabana yari yavuze ngo Musa aramusobanura ko yari yambwiye ariko sinzi niba yagiye ndi kumugora ndi kugira ngo nze kumubaza mu makuru ye. Ubwo ndahangaritse ubu no kuwa gatanu nzasubira kuwa gatandatu nzasubirayo ntumve ko ndebe ko yabakiriho. Mushiki wa Cyuma uri mu wamutabarije mbere ku isonga ubwo yari yarakomeretse yarakubiswe atarajyaga bivuga ariko agatobora akabivuga bwa mbere niwe wamutabarije. Ukimara kumva inkuru y'uko asigaye amara icyumweru acumeze ku mashanyarazi wayakiriye ute? Ngewe bampamagaye kuwa gatandatu ku mugoroba musaza wanjye nawe warampamagaye papa we yanze kubimbwira ngo kubarengeraga ihungabana ubwo nandi mu gikona barabimbwiye ngo mpita mbwira abandi baze bateka mpita njya mu buriri kuva icyo gihe ndagwara no mu gitondo nabitse ndi kujya kwa muganga nahise mbura apeti yo kurya niyo ndyamye niyo mba ndi gutekereza akaba barafite nkurikije ukuntu nari namubonye igihe njyayo noneho nareba n'ukuntu papa yavuze ngo baramutambagije nkavuga inameze nka Yezu bari kumutambagiza Yeruzalemu ngo nkavuga nese kizakurikira kuko ni iki ngo papa wanyu umuzehe yanze kubikubwira ngo ko azi ko ugiye ikibazo cy'ihungabana wowe kubwiye ninde? ni kumako wabimbwiye Primake wowe wabimenye ute? yewe muzehe akiva gusura yaje afite agahinda kenshi ndetse twanavuganye mu nzira ngo nkumva ko ababaye cyane ubwo nanjye nitegura ko araza ari kumbwira inkuru mbi ubwo ageze hano arabimbwira koko nk'uko yabivuze ubwo birambabaza cyane bituma nifuza kuba nakita amategeko nkabanza nkareba nimba mu gifungo habamo no gucomekwa ku mashanyarazi nabyo biranshobera. Ntabwo nta tegeko na rimwe rigena gutyo nta n'igihano cyanditse mu itegeko kirimo kivuga ngo urashyira ku mashanyarazi. Nibuka ko n'imyaka bamukatiye batashizemo ko azamara n'iminsi ku mashanyarazi ubwo bintera urujijo ndababara bwakira gutyo mbimenyesha inshuti n'abavandimwe babwira uko biri kose uwo tuva indi imwe agiye kugirwa nabi kandi koko niko bimeze sibyo. Hari umubyeyi mama Cyuma ubushize twaravuganye tuvugana uvuye mu bitaro nabwo waragiyemo urembejwe ugize ikibazo cy'umutima ikibazo gikomeye ndetse wabanje kugira paralizi byose bitewe nuko wari umvise inkuru mbi y'ikubitwa rye y'ibikomere umubiri wose. None aho wumviye inkuru y'amashanyarazi wabyakiriye ute? nanjye nahise nsubira nk'usubizwe ubu ngubu nta kuntu meze mbese nta n'ikintu naje gukora nacitse intege abandi bari kuja guhinga sinja guhinga ubu nabaye nk'umuntu utaye umutwe mbese muri ubu ni agahinda kenshi. Ntabwo wari wasubira kuva umunsi yakubwiriye ko yakwitwaga umunsi twabiraga Nyabugogo uvuyeyo kuva icyo gihe wari wasubirayo? ntasubira ahubwo ariko ndi kuvuga inenda najyamo njya mu kwa 11 kuri gushyira cyangwa se mu kwa 12 ndabona ni namwe mwene mugifite ubushobozi bwo kumugeraho abandi twese twarahejwe. ndikumva nuko ari ubushobozi buke ndikumva no kwa gatandatu hari nanjye ndabona ubushobozi kuko bamwe ukuntu ameze nakeje ukuntu namusize nabuze n'ifoto ye ngo njye wenda namureba wenda ibintu akongera kumunyereka gukora ikibazo. Muzehe papa Cyuma wavuze ko yasusumiraga atengurwa ameze ate? Asusumira nyine imbere bivuga ko ntabwo ntushobora no kumikaramu ngo abe yakwandika ikintu abishobore. nta cyizere mfite ko azakira yakwenze bamwemerera ubuvuzi bamuha ubuvuzi. None se kumusaba kuvuga ko yahagaritse yasibye yakuyeho Ishema TV ko n'ubundi itariho baragira ngo abikore abisaba bivuge bimara iki kindi ngo yemere ko ari wowe yihagaritse ko yafungiwe ibyo bamureze mu kandi suma namuzi n'intware nta azira n'ukuri azira ubutwari bwe kandi inkuru ze atara zose nta nimwe n'imbere y'umucamanza yavuze ko nta na rimwe
nta na rimwe yasanga umupolisi yishe umuntu ngo iyi nkuru atayitangaza. Ibyo yavugaga mu rubanza cyagiye bari kwanzura urubanza, umucamanza mukuru yaramubajije ati mbese ati ko tukurekuye nta zindi nkurikizi zabaho, ati ntibishoboka, ati keretse nsubizwe ibintu byanje, ati kandi nta na rimwe, abyongeraho ati nta na rimwe nasanga umupolisi yishe umuntu ngo ntabitangaze. Sanga cuma kuko haba kwizima yanga ibinyoma, avugisha ukuri. none se ko wumva badashaka ko akomeza gukora ibyo akora? Ubushize atubwiye ko hari umuyobozi amusuye muri RIB, umuyobozi ari akamubwira ngo nabivemo ibindi akora by'imyidagaduro n'iki byose ibyo byanze. Yatubwiye kandi byinshi binyuranye bijyanye n'uko atakongera gukora umurimo w'itangazamakuru, ko mu bijyanye n'ibyo yakatiwe, ko yakatiwe bavuga ngo yiyitiriye umwuga, akatirwa bavuga ko yakoze inyandiko mpimbano. Kuki bamusaba ibyitwa guhanagura Ishema TV, kwemera ko ari we yahanaguye cyangwa yikuyeho kandi atari byo yarezwe? Nanjye binyubira, rega harimo amanyanga wagira ngo afite inkurikizi. Nese wewe ko mu rukiko bugena baga mpari hari n'icyaha cyamufataga, ariko bakagera aho bahagarika n'abandi gushobora nageze yavuga ati kuki butuma ntavuga. Bivuga ko abacamanza babaga bamwatse ijambo badatuma avuga ngo amwunganire. Ubu hano mu rugo muraho mwese mufite agahinda, murababaye nk'uko nasanze namwe musuherewe. Wavuze ko amusuye asusumira ndetse atishimye rwose, atabasha kuvuga neza didimanga. Wamusuye mukamaze kutubwira ko atabashaga no kuba yakwandika. Ese nibura wabonaga yahagarara akamara nk'iminota ingahe ahagaze atitura hasi? Yangize ari kugenda, ageze imbere yanjye aricara, abafite agatebe nk'ako ngako, nanjye nicaye nk'anga tuvugana twegeranye, ariko hano impande yacu hari umusiriveri. Iyo agenda ukurikije uko mbere yagendaga afite ibakwe ashinguye, ubu aragenda ate? Oya ntabakwe rwose. Uko agenda ubu ngubu nta gatege. Mbere y'uko dukomeza, ubushize tuganira duhuriye hariya mu nce zo mu mujyi wa Kigali, wavuze ko bari banakwibye ubwo wafataga urugendo uza kumusura. Ese mu byo wakwibye nibura hari ibyabonetse? Nta bintu byabonetse. Hari abagiye banyandikira bamaze kubona iyo nkuru bati umuntu yamusura ate, yamwunganira ate. Ntabwo nigeze mbifata mu ntoki, nabwiraga nti dore nimero ze ngizi muvugishe nugira ubwunganizi bunyuzeho. Niba bahari bafite icyo bakoze wabashimira bitabagombere kubavuga mu mazina. Nta na kimwe urabona? Nta na kimwe ndabona ngo. Nabonye abantu 13 bambaza bati duhe nimero ye turebe icyo tumuvugisha. Abandi ntabwo bayinyatse, barambwiraga bati uwamugutumaho wamugiraho, nkababwira nti ahubwo dore nimero ze ngizi mumwigerereho mumuvugishe mumwunganire. None nta n'umwe wabonetse. Ahubwo cyagiye yakubise. Nawe ndabimbwiraga. Yarambwiye ngo nkuvugishe ubundi nkumenyesha ko ari buguhamagare, ariko araguhamagaye nibura? Oya. Niba ataribagiwe simbizi. Ubwo ariko twe twari tuje gutumika kandi naratumitse. Umukecuru nibura uretse ko warongeye gusuhererwa no kurwara, wumvise ko yongeye kurembywa n'ibyo akorerwa, nibura mu buzima busanzweho wari umeze uti? Uburwayi bwa mbere bwari bwarakize? Buhoro ntabwo bwakize neza, bwakira se umutima udatuje. Umutima urwaye ntabwo utuje, no gusinzira ni rimwe na rimwe. Ko ntaho mutatakambiye, ntaho mutasabye ngo ikibazo cyo bagikurikirana bagisubiremo. Ubu noneho turabyita ko mugiye gutakambira nde, mugiye gutakambira he, mugiye kubwira uruhe rwego? Umuyobozi w'igihugu niwe ukwiye kureba akamenya nk'uko avuga ati abasaza bashaka gusaza neza. Ubu ngubu katurwanaho umwana we twadusigaranye wari amaso yacu akabana amakuru yacu, akakurikirana akareba icyo kibazo bakagikemurira ikibazo. Nta cyabize ariko n'ubu. Bakahanagura icyase cyangwa bakora ariko bakatubabarira. None se ko umusaza mukuru w'igihugu muvuga umutware w'ikirenga ajya avuga ngo ntabwo ahindura ibyemezo by'inkiko, ngo ahubwo ubutabera bugomba kubahirizwa atabuvangiye, ubwo ntibyakwitwa ko n'ubundi
biri mu nkiko ari uguhera urwaje? n'abayobozi bakuru babishinzwe bashyira mu gaciro neza umuntu kugira ngo bamucomeke ku mashanyarazi hari itungo bari kotsa ubwo bo bumvaga ari bahise ikiremwamuntu. ndatekereza nkabona agiye ko nanyuramo n'uru wese ubuse ruriya rwa RCA narunyuramo najya si kwa minisitiri ari nk'umfite ubushobozi no kuba perezida naje wenda bakansindayo kuko urukiko rwamukatiye gufungwa unakajya gukubitwa no guhohoterwa yimwe ibiryo kandi muramushira amafaranga yafite akicwa n'inzara none bagasongera no kumucomeka mu mashanyarazi ndumva nafite icyizere kwazataha kubera iki kuko yimwa ubuvuzi ntabwo akimwa ubuvuzi kandi gupfase. Ariko se ibyo gupfa yanabivuza akigenda ati nta ndwara mfite ntacyo ndwara ndi muzima ntibazabwira ko nishwe n'uburwayi cyangwa niyahuye cyangwa iki. None ko mwongeye kugira impungenge nk'umuryango mwahoraga mufite icyizere ko vuba bidatinze azagaruka, none ko mbona mwihebye muvuga muti ashobora no kugwayo. Iyo abafite ubuvuzi nta butarwara ko iyo abarwara afite ubuvuzi kandi byose biterwa n'ibyo bari kumukorera. Nibyo bigaragaza ko samwizeye icyizere tumufitiye rwose uretse Imana yawe nyine cyangwa se iyo dosiye abakuriye nk'abakuru b'igihugu basubira muri aya madosiye bakayayungura bakareba ko icyo cyaha afite nta nacyo. Odeta mushiki we no kuzira ibintu byo nk'amafaranga bajanye nawe yarazimiye na none ibyo basahuye ibyo basahuye uwo mucyamanza yaramubajije ati tukurekuye ntazi n'inkurikizi zizabaho. Bari kumurekura koko nuko yavuze ngo ayakurikirana ibintu bye kandi koko mu rukiko yavuze ko bamutwaye 600 muhija cyarabyemera ngo babishikize ubuyobozi bwa gereza bamutwara n'amayero bamutwara n'amadolari harya amayero yari 4,000 simbizi nta nakurikiranye umubare wabyo rwose ibihumbi amafaranga y'amenya abantu bavuze 600 nkumva rero urafunzwe n'amafaranga n'ibintu bye ni nka ruswa mbese. Hanyuma Odeta we mushiki we rwose twatanye ikiganiro tukimba usuherewe kureba muri kamera byakugoye ndetse bitakorohera n'amarira ari kunyuzamo agatemba ntabwo bizakuviramo kurwara umutima. Kwiyakira n'ubu byaranze wananiwe byaranze nyine kiragiye abonye ubutabera n'undi niko nari meze yari kuko ngo bigeze nyuma nyine nakiragiye navuye kumusana nabwo namaze iminsi ngwaye ngo bigeze papa jayo aravuga ati uko biri numva muri njye ndi kugira icyizere ko ejo bundi yaravuze ati byagenze guca numva nyine n'ubundi ikindi kibazo ndavuga nahubwo noneho gikurikiye no kumwica hari cyangwa se bakamukora ibindi bibi kuko ubwo rwagezeho niba baramukatiye bakavuga tugukatiye imyaka 7 hamureka afungwe ntibagira azataha ariko bariko nose kumufunga bari kwirirwa bari kumutambagiza yango imwe ibyo atakoze nyine kubera nayo mafaranga ariko bari ni ikibazo mfite ikibazo cyane kumutambagiza uvuga nuko kumujyana hirya no hino kumujana bamukuraho yarari bakumukorera ibyo bintu by'iterabwoba ngo kundemera ibyo atakoze aho bamukatiye bakamufunga nose n'abakatiraza 25 bagataha. Ikibazo nibyo yica rubozo baba bari kumukora bakumwica ahagaze igiye muri uko kumbwira ati ruhande rumwe atugutwi ntikucyumva mana ubu ni ikibazo kumva kugora biri kusatira sinzi biri kwerekeza sibye Yesu nanye nabazaba hagati ye n'urukiko hari nta kindi. Epimac ugarutseho wowe ntitwari tunasanzwe dukunda guhura ntabwo ubu hari utuyaga n'abundi aya ni umurenge wa Cyabingo kagari ka Rukore. None ibyo byose ujya ubikurikirana no kuba udahari ubona amaherezo arayahe? Yewe amaherezo ndayashaka ayabura ariko nyuma yo kumva ko mukuru wanjye afunzwe kandi yarakatiwe hakigerekaho amakuru ko bari kumusanga atameze neza adafunzwe kimwe n'abandi
hari kwivangamo ibyo bindi byo by'amashanyarazi n'ibiki kandi ntabyo twabonye mu byo bamukatiye imyanzuro y'urukiko. mu myanzuro y'urukiko bintera kwibaza byinshi kandi nkababara avuga hari igihe uko biri kose kuba bari gutandukira ku myanzuro y'urukiko hari ikindi kintu cyaza kibikurikiye bikantera kwibaza ari urupfu se nibwo ruza imbere kuko ntabwo umuntu yakujyana yarenga ku byo bawukatiye ku myanzuro y'urukiko nta kindi agamije. Gusa nasaba leta y'ubumwe ko yakurikirana icyo kibazo nimba umusaza perezida wa repubulika atabizi wenda akamugeraho akagera akamenya ibimukorerwa noneho natwe tukagira icyizere kuko biratubabaza agafungwa nk'abandi gufungwa umuntu uwo ari we wese akoze ikosa yafungwa ariko ikibi ni ibirenze. Muri make icyo muhurijeho nk'umuryango ni ukuvuga ngo niba urubanza rwe rudasubiwemo nubwo byari bimaze guteganywa byari byaremewe nubwo itariki yari itaratangwa, icyifuzo cy'umuryango ni ukuvuga ngo niyo urubanza rwe rutasubirwamo niyo rutacibwa bundi bushya ibihano afite abikore mu buzima mu sheke wa gatatu mu mahoro mutabikore mu buzima busanzwe nk'abandi nta kibazo cyo guhungabanywa cyangwa guhohoterwa kirimo. Na perezida w'urukiko yarabivuze ati kugira ngo afungwa mu mwobo wenyine hari umuntu yishe yafunzwe nk'abandi cyangwa ageze muri gereza akora irindi kosa ageze abona umukozi wo muri RCA yaramushubije ngo ibyo ntabwo twari tubizi kandi ari wafunze nari mpari rwose. niyo umuntu akoreye ikosa muri gereza cyangwa icyaha muri gereza haba hari inzira ebyiri. Inzira imwe ni ukumushyira mu kasho. Gereza ifite ahandi bita kasho bashobora gufungira iminsi 3, 2 cyangwa icyumweru bitewe n'uburemere bw'ikosa wakoze ukabona kongera gusubira mu bandi kuko uri muri gereza uratembera utarenze imbibi zaho baba bambaye n'imyenda isanzwe bararirimba barabyina barasenga bakina umupira ariko bo abari mu kato bo ibyo byose nibo baba babyemerewe. Ikindi kintu gishoboka umuntu ari muri gereza akoze icyaha ni uko iyo ari icyaha gihanwa n'itegeko gishyirwa muri dosiye akagendana cyangwa akakiburana imyaka yindi yaba ari bukatirwe ikongerwa ku yo yakatiwe. yakirutse inkoni hakugizaho kumwicisha inzara abonye inkoni ntacyo zimutwaye bafata icyemezo cyo kumwicisha inzara. Ubuyobozi bwagize ngo baravuga ngo agomba kumwicisha inzara ngiye yantakiye numva birambabaje ariko nongeye gusubirayo aravuga ngo ibyo barimuhaye. Nyuma yuko dukoze ikiganiro wambwiye ko wasubiye ugasanga ibyo babimuhaye hanyuma none hakurikiyeho ibyo ngibyo ariko hari ibikoresho wajyanye mperuka gusaba kumujyanira tondeze ku ya mbere barayitwaye ntibayimusubije. Ese ya kabiri wajyanye barayakiriye? Ya kabiri nayo jyanye barayakiriye ahubwo mfite impungenge. Barayakiriye yari yantumye n'akaguzi ko arasimbuka n'agapira ko k'agatenesi k'akamumarirungu ejo narabijanye sinzi niba abana nabyo barabimuhaye najanye ibikoresho byinshi ariko wenda hari igihe nawe kaguzi we nariko bazakamuhambiza nese nagira ariko none ko manyanga uko kuzi nako bazamunigisha kaguzi yo kandi agatumije agashaka gakinisha ufite impungenge zuko ndakajanye rwose zero no ndasetse nubwo setse mu bibabaje kuvuga ngo akagozi umushyiko ko gukiniramo ko kwimarira no kujya arasimbuka kunyabana imitsi y'amaguru ufite impungenge ko twizere ko bitazagera aho ngaho. Nese byo gukora uzi ko byagera aho ngaho ukajya umuco kamusangiza nk'abari umusambo ngo abijya kugira ibyo yibye. Ese ubundi igihe yicishwaga inzara bakubwiye cyangwa se yakubwiye ko bamubwiraga ko bamuhora iki cyangwa ko bimeze biti? Baramubwira ngo bazamwishisha inzara kandi ngo byose ni ukuvuga ngo keretse yemeye bagasaba imbabazi bakamurekura. Nyine bamwicisha inzara bamubwiraga ngo gusaba imbabazi akamurekura. ngo bazamwumvisha kugeza igihe asaba imbabazi bamurekura. Ababimubwira ni bande? Abayobozi bagereza
biracyari ikibazo rwose kandi ubwo bafunzwe naho turasoreza ku butumwa. Ni irihe jambo mubwira umuntu uzi icyuma? Ndahera kuri wowe Epimake. umuntu uzi icyuma icyo namusaba ni ukumukorera ubuvugizi wabishobora akamurwana. Ndakomeza nawe Odette mushiki wa Cyuma. nanjye nandaca kure ibya musaza wanjye. Umuntu wese waba umuzi ndagira ngo umubwire ko musaza wanjye amerewe nabi, ababaye nongere nsubiremo ko ababaye. uwaba afite icyo yakora kugira ngo ave mu buzima arimo, nubwo wenda yagumye agafungwa ariko akagumya kubabazwa nk'uko ari kubabazwa, agafungwa nk'uko abandi bafungwa. uwaba afite icyo yakora akaba yagira icyo yakora akareba ko yava muri ako kababaro. Ese kuri we mama, ese n'icyo wabwira umuntu wese uzi Cyuma? nuko bamusabira imbabazi bakamuvugira nyine ku buryo bamubabarira kumubabaza ngo kumuca ubuzi gutyo. Umuntu wari umusore akaba arinze ibintu byiciro njye kandi nta kintu nta muntu yishe, bakamugirira imbabazi bakareba uko byagenda bakamudohora nyuma byaha bari kumugora bakamugora urugomo bari kumukorera bakarugabanya. Uti urugomo bari kumukorera bakarugabanya. Dusoreze ku musaza papa Cyuma. ubutabera ni bwiza ariko abo bawe ubutabera nyabwo, kandi gereza zitariho nta mahoro twagira, kandi n'ubuyobozi butariho nta mahoro twagira ngo tuyoborwe, ariko tukayoborwa mu kuri. iyo abafunga agafungwa nk'abandi, afunzwe nabi kandi nawe muburana yavuze ko yafashwe mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. ese kumwica rubozo nje icyo nifuza ni ko yabona ubutabera nk'abandi banyarwanda. Ndabashimiye cyane mwese murakoze. Naganiraga twe nka Pax TV Ireme News, twaganiraga n'abagize umuryango wa Cyuma, Hassan Yosenga Dieudonné, ku kibazo gishya mbere y'uko yabanje kujya kubitwa agakomeretswa karemwa inguma, mbere yabanje gukubitwa nanone akaba yarenze kuminwa ugutwi kumwe kukaba kwaramaze igihe kutumva, n'ubwo ngubu kwatangiye koroherwa, ariko ingoma z'ugutwi zamenwe ndetse babukase hafi yo kuguca nk'uko twabibwiwe na mushiki we yamusuraga bwa mbere. Nyuma yaho yaje kwicishwa inzara, nubwo atarya ibiryo byose byo muri gereza bitewe n'ikibazo cy'igifu, ariko nyuma akajya ahaha afatiye ku mafaranga afite. Igihe cyarageze nayo banga ko azajya ayahahisha, bakanga ko ayahahisha, yicishwa inzara. Nyuma yaho hakorewe ubuvugizi, ibyo kumwicisha inzara byavuyeho, ariko ageze ku gihano gikomeye cyane kidafite aho cyanditse mu mategeko agenga igifungo cye cyangwa se n'andi mategeko muri rusange. Nta tegeko ryo mu Rwanda rigena ihanishwa ryo gushyirwa ku mashanyarazi ryo gushiririzwa, none ngo niho ageze nk'uko tubitangarijwe n'umubyeyi we uherutse kumusura. Ni ahanyu nk'uko umuryango basaba ufite icyo yakora mu bijyanye n'amategeko, mu bijyanye n'ubuvugizi. Nimwe bahanze amaso nk'uko kandi umukecuru yabivuga ngo ni aha Yezu na nyina Mariya, na mushiki we yabisubiyemo. Biragize Imana, ariko namwe ufite uruhare rwe yakora kugira ngo ubu buzima arimo bubabaje cyane bushobora kumusenzagaza cyangwa se gutuma aremba ndetse agaca, bati uwagira icyo akora ngo bihagarare wese. Umusanzu w'umuryango, umusanzu basaba buri wese wabishobora, ni ukugira icyo yakora ngo ubwo rugomo akorerwa nk'uko babivuga bibashe guhagarara. Aha ni dusoje ikiganiro cyacu twakoreye mu karere ka Gakenke, ni mu murenge wa Busengo, ku ifishi y'umuryango wa Cyuma Hassan, ku ivuko rye. Musigare amahoro Imana. Iyi ni Pax TV Ireme News, ijwi ry'abativugira, naho ndi Ntwari John Williams.